Wow, the hello girl, nyitarinda. Indi minsi myiza, namenye ko abana badafite aho bataha mu biruhuko. Kuba mu murima dukorana ingufu nyinshi. Benshi batangiye bampinga. Ndetse bahora banserereza, ariko byarangiye bose tubaye amashumi. Nukuri ibihe byo mu murima biri mu bihe byanjye byiza nabayeho. Ndibuka ukuntu twashobora kuririmba. Murabizi mwese ninjye wari mubi cyane kuri ako gatalent. Ndibuka Uwera we twakundaga kumuserereza ngo aba yaririmbira imineke n'ibishwa ntiyazamenya aho byagiye. Kari akazi karuhije n'ukuri, ariko sinari gupfa kubyumva pe. Twasozaga akazi tukajya dushe, nyuma tukajya mu byumba by'umuziki nkacurangira abana twakoranaga, tugafatanya kuririmba uturirimbo tumwe twa gospel. Bari abana beza, basabana, bagira umutima mwiza. Mbese naho bari bahuriye na Heavy wahoraga atekereza amafaranga ava mu bagabo baryamanye. Gitari yanjye nayo yabonye umuntu yikina, Patrick Puzzle niyo wayifataga. Yego ntiyari abizi cyane, ariko yajyanaga nanjye kuri piano bikaryoha cyane. Burya ubuzima ni uruvange rw'ibyishimo n'umubabaro. Gusa iyo umubabaro ujemo, ibyishimo birangira vuba. Sinzi impamvu Imana yabikoze gutya. Hari kuwa kane nimugoroba, ukwezi n'igice nyuma yo gutangira akazi kanjye. Ibiruhuko byari amezi 2. Twari twatangiye salary zacu uwo munsi. Twari twarapanze kuzasura akabari kari hafi aho, kugira ngo tugerageze utuburusheti twumve ko Yesu agira neza. Icyo ni igitekerezo cyari cyazanwe na Micheline twitaga Misho, ngo ku bushobozi buciriritse natwe twahatwiga. Niyo turimo yakundaga gukoresha. Nari nsigaye naramenyereye ubuzima buciriritse bw'abana twakoranaga. Mu 30 nari nakiriye, nakuyemo 5K gusa ya contribution. Andi nari napanze guhaho gatoto agatangira ka business ko kuzunguza ubunyobwa. Impumuro naherukaga irongeye kandi. Nasohotse niruka, gusa ntihagira ubimenya muri babana twari kumwe. Mana yanjye, iyo Miss Eve yararaha n'ukuri. Nahamagaye Patrick, niwe nari maze kwizera cyane mu gikundi cyose. Twafatanyaga gucuranga bikaryoha cyane. Namubwiye ko nameze neza, anyumva vuba. Na yindi gahunda ari gukurikiraho kwari uguhamagara. Heavy, nukuri ntabwo bishoboka kuza iwanyu Kigali, reka ngerageze ejo. Bivuze ko ibiruhuko bisigaye nabisorezaho. Nari naranze kumubwira ibyambayeho, kuko we natangiye kumenya ko inama ngira ziba ntazi uko zimeze. Gusa haho niwe wenyine numvaga wanyumva nta kibazo. Ese no wa Jimmy, no papa Igoro muri kwa kumfata ku ngufu? Aho rwose cyarandenze. Nagomba gukora vuba kugira ngo reka ku ishuri. Umwanzuro kwari kubyuka kare, ngafata gitari yanjye nkanyerera ntawe ubizi. Nagombaga guca kuri Gatoto nkareba niba yaravuye mu buroko, nibagiye kubabwira ko naje ari ko bamufunze. Iyaba gihari sinari kuzibashya ngo musige ngo njye mu kigo. Nagombaga kumukuta udufaranga duke ngafatiraho nkajya i Kigali. Mu ngangi y'iniganje Gatoto nta kintu kimwe gihari. Udukarito twaratose. Mbese kuva nagenda naheruka. Nashatse kurira, ariko ndikaruma. Ibyakandije ni byinshi, maze kubikimena. Gusa rimwe na rimwe ubuzima bwubaka inkuta hagati y'abantu bari bihurije. Nibiramuka bikubayeho, uzamenye ko ariko byagombye kugenda. Uzabyakire wihuse. Nari maze kubura abantu 2 b'ingenzi kuri njyewe. Wari umbikiye amabanga y'ubuzima, nibukaga izina rye. Na Gatoto wanyakiriye ku muhanda. Nawe mba ndamubuze. Nta kize nawe mfite cyo kuzongera kubabona. Hey beautiful. Hey. Ariko sinkunda umuntu wita beautiful aka kanya. Na Yesu ubwe yivugiye ko umwiza ari Imana yonyine. Haha. Ndumva Bibiliya warimize uri umwana. Ese kuki twaye gitari? Nibwo bwa mbere mbonye umukobwa muto witwaje gitari. Oya, nuko watinze guhindura imyumvire. Abakobwa ntacyo batakora. Rimwe na rimwe abakobwa nitubizira mu tuzi tumwe na tumwe. Anyway, niwagiye kubwira izina ryanjye. Nitwa Akoji. Ninjye boss wa club zose zitwa XXX muri iki gihugu. Imodoka yanjye yapfuye, niyo mpamvu mfashe bisi.
gusa sindi kwicuza kuba mfashe bisi kubera ko mbonye umukobwa mwiza nkawe. Murakoze cyane. Urugendo rwambanye rurerure pe kubera icyo kigabo. Nari maze kubona Linda w'ukuri kadakunda abagabo pe n'ibyo babeshya abakobwa. Iyo nari nifite seducing years sinari kuvugisha icyo kigabo. Turi hafi kugira Nyabugogo, ntabwo wambwiye izina ryawe. Ariko anyway, iyi ni business card yanjye. Niba wumva ushaka ubufasha umpamagare. Mba ndi ready kwitaba abana b'abakobwa cyane cyane nijoro, tukanasangira ijoro ryose, byose mba mbyemerewe. Kandi urabizi amafaranga arivugira. Yashatse kumpa kisi ndamusunika. Business card iragwa. Icyo kigabo kitagira isoni mbona gikerakera gihaguruka. Naretse abantu bashiramo kugira ngo nsohokane gitari neza. Nukuri mbabarira papa Igor yamfashe ku ngufu. Gusa na Jimmy byabaye muri holiday nagahoma muntu. Namubwiye byose kuko yarivumburaga ntiyari kumfasha namubwije ukuri. Nuko usanze ntareba iryanjye. Iyi holiday nanjye naguye mu mutego kagwamo, ariko nabisoje ruzungu. Nashakaga gukomeza ishuri, sinashakaga gutakaza icyizere. Abana twakoranye muri garden yo ku ishuri bangiriye nguko nakoze icyo bita second printing heavy. Mbabera tubireke nagize inzozi mbi, ariko urakajije. Na n'ubu nuramenyera. Vana ubugoryaho. Uyu munsi nta mafaranga nkwatse kubera ibyakubayeho, ariko ugomba kwibagirwa izo mbwa zose ugatangira ubuzima bushya. Ibyabaye nyuma ndumva ntaye babwira. Nagahoma muntu. Naje kwisanga muri rehabilitation center. Heavy n'umunasi bawajyanye muri gereza kuko bari bafite imyaka 18. Ngo Linda mutamenye. Abaturage bakomeje batubonaho kandi uwo muganga bamuzi. Baduhuriza polisi dufatirwa mu Cyuho gutyo. Isi bimbyita umugisha, mbyita umuvumo se, mbyite nguki. Ese koko nakoze ikihe cyaha ku Mana ku buryo mbaho gutyo? Ese uyu mwana uravuka nyuma y'amezi make, navuka nzamubwira ngo iki? Papa we se ni Jimmy cyangwa ni igisimba papa Igor? Kuki ibi byose koko byambaho? Ku ishuri mperukayo cyagiye nyika ko batazi nahomba. Ubibaze ni byinshi kuri misero ku ishuri pe. Guhinduka k'ubuzima na materialist. Umwaka umwe gusa Linda nabaye undi wundi. Nta muvandimwe ndi kumwe nawe, nta heavy, nta na gatoto. Uretse inkuta n'amadirishya yaho nari mfungiye. Gusa mfite umuntu w'ingenzi, umuntu uri mu nda yanjye. Iyo akabashaga kuvuga kakamumuriza wenda. Ese ubundi wakiyahura? Ese isi mama yambwiraga narayimenye? No Linda, ntabwo ugomba kubikora. Ugomba gusoza urugendo ababyeyi bawe bari baratangiye bakarusoza imburagihe. Ababyeyi banjye bagomba kwibukwa kandi bakibuka nk'abantu badanje. Niyishe umwana wanjye yazanyite ikigwari. Rimwe na rimwe umumama utwite yatekereza ko ari wenyine. Reka da, aba ari kumwe n'umuntu. Ngiye nemera ko umuntu avuka afite amezi 9. Niyo mpamvu yakugombye guserebura anniversaire nyuma y'amezi 3 gusa. Iki ni cyo gihe cyo gukoresha ijwi ryanjye saza. Ngomba gutangira ubuzima bushya. Ubuzima bw'umuziki nabwo bwari ubuzima bwa papa, sibyo mwana wanjye? Nari ndi njyenyine mu cyumba. Umwangavu utwite ntiyaremerewe kubana n'abandi muri rehabilitation center. Umuntu akomaga ku cyumba cyanjye. Agasaro, nyika ko iminsi umaze ahangaha wize byinshi. Ikindi uzindi Kigali cyakoresha bitabaho. Nibuka inkuru y'ubuzima bwawe umunsi winjiye ahangaha. Uwo mwana utwite ntuzakubera umuhozi kandi ntuzavunike wirushya ujya gushaka basi. Ugiye kubaho ubuzima bw'uburushyi, ariko iyi ni isi. Ugomba kumenya byinshi bijyanye n'isi. Numvishe isi mpita nibuka amagambo ya mama, mpita nangira kumenya ko ari ibyo yambwiraga. Ubu sasa isi nyiriwe, ngomba guhatana. Natunguwe n'ijambo ngo igihe kirageze ngo usohoke ugende, kuko turabona warabaye umuntu muzima.
mana yanjye, nderekeza he ko nari maze amezi 5 nibereyeho ubuzima butagira umuntu, niyandikira indirimbo si uyo bareka wenda nkabanza nkanabyara koko. Mbega isi, gusa uko biri kose ngomba kugenda, ntawabasha gukosora ahahise, ariko ahazaza wapangira. Ese nzabishobora? The Hello Girl uri hafi kwibaruka. Reka duhure muri episode ya 14. Njye wumvaga nitwa 12. Naho ubutaha Imana ibarinde.